Nongeye kubahiriza ikaze inshuti bakundwa mudukurikirana uko bwije n'uko bukeye mwebwe mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengerazuba, tutibagiwe no mu mujyi wa Kigali, mwe muri hanze y'igihugu cyacu. Uyu munsi mbazaniye inkuru zimwe zigezweho muri showbiz nyarwanda, ngira ngo mbibutse neza ko iyi showbiz nyarwanda nk'uko bamwe babivuga ko irimo ishyari. Ibi byagiye bigarukaho n'abantu benshi cyane bari mu myidagaduro, harimo witwa Yagwaya Innocent uzwi nka Yago, avuga ko yahunze u Rwanda kubera abantu bamugambaniye ndetse yewe ngo bashakaga kumwe. Uyu ngo uzwi nka Yago yavuze ko ikintu cyatumye ahunga igihugu cy'u Rwanda ari uko abantu benshi bamugiriraga ishyari ndetse yewe ngo bashakaga no kumwica. Ibi ntabwo ari Yago bivuze gusa, kuko ku ijoro ryakeye ku itariki ya 1 Nzeri nibwo uwitwa K John nawe yavuze ko ibi bintu byigeze kumubaho, ko byarenze n'urugero baza kumuroga, ndetse sibyo no kumuroga ahubwo ko byageze no kugera igihe nawe ubwo agashaka kwiyahura bitewe n'uko abantu bamugiriraga ishyari. John yatangiye avuga ko ari we muntu watangije ibi bintu by'ibiganiro bwa mbere mu Rwanda. Ati uko yagendaga arushaho gukora ibiganiro niko abantu bagendaga barushaho kubikunda. Ati ari nabwo yaje kuba inshuti na Sabe. Ati Sabe twari inshuti cyane, ariko ikintu cyambabaje ni uko ubwo yamaraga kwinjira mu bintu by'ibiganiro, umuhanzi wese naherezaga cyangwa umuntu wese barabasha Debu naherezaga ikiganiro naramuhamagaraga akanga kongera kunyitaba. Noneho nkibaza ati se kubera iki ibintu byagenda gutya kandi ari njye watangije ibi bintu. Kedro nawe agaruka avuga ko Sabe ari umunyeshyari, ko aba adashaka ko abandi batera imbere. Jihad we gusaba imbabazi ari kubyita nk'umugani, kuko ari kuvuga ko nta kosa na rimwe yigeze akorera Yago, ndetse ngo nta n'impamvu n'imwe ishobora kuba yatuma amusaba imbabazi. Si ibyo gusa kandi muri showbiz nyarwanda hari abantu benshi bari kugenda bavuga ko Yago ari intwari kuko yateye intambwe ya mbere akaba yavuga ukuri kuri mu myidagaduro nyarwanda. Uwitwa Nesi nawe, umuhanzikazi witwa Nesi nawe avuga ko nawe yahunze kubera ari guhunga uburozi n'abashakaga kumwica. Sabo gusa muri mwaka wa 2014 umuhanzi witwa Riderman avuga ko kimwe mu bintu byatumye ndetse yewe ari n'umwaka wamubereye ukomeye cyane kuruta indi myaka yose, avuga ko nawe yaje kugambanirwa ndetse yewe akanaroga. Riderman avuga ko bamuroze inshuro nyinshi, ndetse yewe ngo umunsi umwe bigeze kumuroga aza no kuruka amaraso. K John nawe yavuze ko bamuroze ndetse akavurirwa Igisenyi akamara ukwezi kose arwaye. Si ibyo gusa, uwitwa Mani Marite nawe yavuze ko nawe bigeze kumuroga. Uri gusanga ibintu by'uburozi muri showbiz nyarwanda cyangwa mu myidagaduro y'abanyarwanda ari ikintu cyamaze gufata indi ntera, ndetse yewe Yago mu bantu yashinjije ko bari umwe mu gatsiko kashatse kumugirira nabi harimo uwitwa Bruce Melody ngo yahaye inka akayanga, uwitwa Sabe, uwitwa Irene, anavuga ko uwo mutima bagomba kuwugabanya. K John yagarutse avuga ko Yago ari umwe mu bantu bagira umutima mwiza. Ati Yago ni umwe mu bantu bagira umutima mwiza, si ibyo wenda hari niba yarahindutse nyuma, gusa njyewe ko nari muzi Yago ari umuntu ugira umutima mwiza. Si ibyo gusa, abantu bakomeje gucika ururondogora, ariko tukibaza se nuko iki iri shari rikomeje kuzamuka. Urumva ko abantu benshi bari kugenda bava muri showbiz nyarwanda, aho uyu nguyu witwa K John we yavuze ko Sabe mbere yuko ngo atangira Isimbi yakoreraga kuri channel yitwa Rwanda Online, ndetse ngo iyo channel yashiragaho ibintu byo gusebya u Rwanda. Si ibyo gusa kandi ahubwo ngo yanashiragaho ibintu by'urukozasoni. Ati nibwo twaje kumuripotinga arabihindura. Atari ko yabihinduriye n'ubundi cyari ryakomeje kuba ryose. Ndasuza nshimira buri umwe wese, ariko nanone ngiye abantu inama mbabwira ko ishyari si ryiza. Reba ahantu rimaze kugeza showbiz nyarwanda, aho uri gusanga abantu bari kwikoma abandi kubera ishyari. Nanabwira abantu bafite amakosa muri ibi bintu ko bashobora kuba bakicara bagasaba imbabazi, kubera ko rega usabye imbabazi arazihabwa. Kandi ikindi nanone gusaba imbabazi si uburwari, ahubwo ni ubutwari. Ikindi kintu nabwira abanyarwanda ni uko ubuzima turimo nyine tuba tugomba kugira abanyeshyari, ariko nanone we muntu ugira ishyari rega remember ukuri kugira abandi ishyari niko nawe ejo bazari kugira. So see you, mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane murabizi. Mbibutsa ko muri showbiz nyarwanda ari kuvuga ko gusaba imbabazi ari umugani. Uburozi bwabaye bwinshi ntawamenya, nk'uko bisanzwe muri kumwe n'aba mukobwa wanyu bakunda Utetu Ingabire. Mukomeze kugira ibihe byiza, turakunda cyane murabizi.